muri iki gikorwa cy'amavuna y'ibyumweru 2. Reka rero ntaza gutinda muri ibyo, ahubwo mu nkundire maze twinjire mu cyigisho cyacu cy'umugoroba. Mbese Imana ni nziza? Imana ni nziza? Kandi ibihe byose Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Mu myaka myinshi ishize hari ibintu bibiri nabonye birantangaza, kandi ngiye kubibasangiza muri uyu mugoroba. Icya mbere ni amavuna nakoze muri 2016 njya mu gice cy'uburasirazuba bw'igihugu, maze mpabona ipica irambabaza, ariko imbabaza ntazi urundindiriye. Narahageze masanga ihene, murazizi ko n'abana bato bibanza bazizi. Sanga ihene zaho zifite uburyo zibangamiwe ku buryo ziramutse zibaye zivuga hari zamera nka yandogobi. Kera twajyaga tugira inzira z'inka ziromboreje nini, ugasanga ikiyira kinini gishobora kuba kiruta uru rusengero kizitiye, inka zose zo ku musozi zikamanukira muri icyo kiyira kiromboreje, kizamanuka kikagera hasi mu gishanga. Maze rero uko abantu bagenda baba benshi, yamayira agenda arangira abantu bahinga, n'amatungo asigarana inzira zijya kungana nk'iz'abantu banyuramo. Maze kuko abantu badashaka ko amatungo azajya agenda bonera, bafata, ubwo ndavuga ibya ya hene yambabaje cyangwa za hene nabonye ni 2016, bafata akajerekani ka litiro, murakareba, nimvuga litiro ntimugire ngo ni y'ubuto kagahagaze, oya akajerekani ariko gafite litiro, ari akajerekani. Hari ukuntu rero bagakataga rubiriki, maze ka gakondo ko hejuru bakakambikamo akantu kameze nk'akaelastike cyangwa akagozi, ya hene bakayicomeka agatambaro akajerekani ku munwa, maze muri ya migendere yakubita amaso umwumbati rawushaka, ariko yambaye iki? Akajerekani ku munwa. Ibyo narabibonye birambabaza, ndetse amafoto ndayafata, igihe cyose nkazajya ntekereza izo hene, nkumva zirambabaje, nkumva zirangoye. Hacamo imyaka 4 gusa, maze twisanga amakuru turimo twumva kuri murandasi, kuri telefone zacu, ku maradiyo yacu, ari izindwara idasanzwe yateye iturutse mu Bushinwa, abantu bose basabwa kuba mu mazu yabo. Yego, ibi rero byazanye ibyo tutari twigeze dutekereza mu bwenge bwacu. Ibyo tutari twigeze dutekereza mu bwenge bwacu. Abantu basabwa kuba mu mazu yabo, abantu basabwa kudatirimuka, hakagenda ugiye guhaha, nabwo biri ngombwa bidahoraho. Mwe rero mufite umugisha, buriya hari ukuntu mwitaruye umujyi ho gatoya, twebwe tuwurimo rwagati, wateraga intambwe imwe uva mu nzu watera iya kabiri ukaburenza urupangu, umupolisi ati subira mu rugo, urajya he? Nk'ubwo urimo urajya hehe? Ugiye he? Tuba mu nzu muri ubwo buryo. Ndibuka umunsi wa mbere bavuga ngo umurwayi wa COVID yagaragaye, bakajya kumufata, nabonye iby'amaso yanjye atari yarigeze abona. Mbona imodoka z'abapolisi na cya kimoto kizigenda imbere, ikimoto cyamanutse harya kwa Kabuga, sinzi aho bari bamuvanye. Icyo nzi cyo nuko iyo pica nayibonesheje amaso, kimanuka cyacanye bya bitara bigenda byizunguza hejuru. Ikimoto kimanuka, inyuma yacyo hari imodoka nayo ifite ibitara nk'ibyo, inyuma y'iyo modoka hari indi, inyuma y'iyo ngiyo hari ambulance nayo igenda icanye ibitara. Abantu bavuye mu mazu bo mu isoko rya Mutangana bose baramanuka, bo kumuteremuka bacuruza ibiryo baramanuka, bose bari hejuru y'umuhanda bagenda bavuga ngo Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kugirire neza. Batekerezaga ko uwo muntu adashobora kuzongera kugaruka mu buzima bw'ababaho kubera ko yanduye COVID-19. Ibyo nabibonesheje amaso. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana icyiciro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo itegure, iyi nzara iteye sibwo bahaha ahubwo barahunika. Reka mbisubiremo kugira ngo byumve. Itegure, iyi nzara iteye sibwo bahaha ahubwo barahunika. Mureke dusenga Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, mubyeyi wacu, turagushimye muri uyu mugoroba kuri Imana nzima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira ko warinze abana bawe abato n'abakuru ukabageza kuri uyu munsi.
turagushimira ko warinze itorero rya Kabuye mu ntambara n'ingorane z'uburyo butari bumwe, mu kubura abantu kandi b'ingenzi mu buryo butunguranye, ariko ugakomeza kuturinda nk'itorero. N'uyu munsi tukaba tugihamya gukomera kwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya tugiye kwibukiranya bike mu ijambo ryawe, turakwinginze ngo imbaraga y'ijuru igaragara aha hantu, kandi Mwuka Wera kabaka imitima y'ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Witegure, iyi nzara iteye sibwo bahaha, ahubwo barahunika. Amateka dusoma mu byanditswe byera atwereka umwami wa mbere wa Isiraheli, igihe Abisiraheli bamaze gutura no kugubwa neza mu gihugu, igihe Yosuwa yaramaze kubagabanya igihugu hakurikijwe uko imiryango y'Abisiraheli iri. Abisiraheli bamaze imyaka runaka bayoborwa n'abacamanza. Muri iyi myaka bakomeje kubonera uburinzi ku Mana, bakomeje kubona ibyo bifuza bikomotse mu Mana yari babereye umuyobozi. Reka mbibutse ko Isiraheli y'icyo gihe yayoborwaga nyine n'abacamanza n'abahanuzi b'Uwiteka n'abatambyi. Mutambyi akaba umuhuza w'ubwoko bw'Imana n'abantu, maze abacamanza bakaba aribo bashinzwe guca imanza z'ubwo bwoko bwose muri rusange. Imyaka irahita indi irataha, ariko kuko mu ntekerezo z'abantu habamo kutanyurwa, Abisiraheli batangira kwivovotera abacamanza babo barimo Samweli, maze baramubwira batumva Samweli, tukubwire rero, umva udutega amatwi twumve, buriya turashaka umwami nk'uko andi mahanga mufite, ntabwo dushaka kuzakomeza kubaho tutagira umwami ugaragara. Samweli agerageza gucyaha ubu bwoko no kubereka ko Imana ibabereye byose, kandi koko niko yari iri. Ariko Abisiraheli bakomeza kwinangira, barasakuza cyane bati ubundi wowe ninde kugiza umutwari wacu bundi? Twebwe turashaka umwami ugaragara nk'uko andi mahanga mufite. Ibi byatumye Samweli agenda yikubita imbere y'Imana, ayibwira ibyo Abisiraheli barimo kumubwira nubwo itari bayobewe. Maze Imana iramubwira iti, Samweli rero ntabwo bakwanze, mbisobanukiwe neza ko ari jye banze. None rero mwana wanjye Samweli, genda ubabwire ibyo umwami azabakorera, ubereke ko uyu mwami bagiye gutoranya azicisha abana babo nta mpamvu, ubereke ko uyu mwami bagiye gutoranya azafata abagore babo ku ngufu nta mpamvu, ubereke ko uyu mwami bagiye gutoranya atazabura gukenera kwikubira imitungo nta mpamvu, ubereke ko uyu mwami bagiye gutoranya atazabura gukora ibi na biriya na biriya na biriya, ariko niba byanga ubatorera umwami. Nuko Samweli abatorera umwami, kandi umwami wa mbere watowe ni umwami nde? Ni umwami Sawuli. Sawuli arahanyanyaza arayobora, Sawuli arayobora, Sawuli arahanyanyaza arayobora, ariko uko yaba mwiza kose ntabwo yari kuyobora nk'Imana isumba byose. Igihe kiragera Sawuli asimburwa na Dawidi, kandi imigirire ya Sawuli itarabaye myiza ituma ubwami buva mu nzu kwa Sawuli bwimukira mu nzu kwa Yesayi utaragiraga igisanira ku bwami. Nuko haraza Dawidi arahanyanyaza arayobora. Dawidi mu ntambara zikomeye yisunga Imana, Dawidi mu ntambara ndende yisunga Imana, ariko Dawidi nawe avaho asimburwa nande? Na Salomo umuhungu we. Maze nyuma y'ubwami bwa Salomo, mu gihe Salomo yari umwami, Imana yohereza umuhanuzi ajya kubwira Salomo iby'Imana yari imutumyeho, imubwira ko nyuma y'ubwami bwe ku bwa Dawidi umwana w'Imana ibi ngibi bitazabikora ku ngoma y'umuhungu we, ariko ko nyuma y'ubwami bwa Salomo ubwami bwa Isiraheli buzigabanyamo kabiri. Ibi byarabaye, maze Salomo amaze gutanga ubwami bwa Isiraheli bwigabanyamo kabiri. Igice kimwe gisigara i Buyuda mu gice cy'amajyepfo, ahasigara amoko abiri yonyine, maze ikindi gice kizamuka mu nce y'amajyaruguru. Aba bantu bose bari bahanganye n'icyaha nkatwe, ariko agashobero kabaye ku bantu bagiye mu gice cy'amajyaruguru ya Isiraheli. Abantu bagiye mu gice cy'amajyaruguru ya Isiraheli bagira umurwa mukuru i Samariya, maze baragenda basenga ibigirwamana.
ariko nk'abandi bapagani bose Yezebeli hazana imana zasengwaga iwabo arazikorera maze zitangira gusengwa muri Isiraheli. Witegure iyi nzara iteye sibwo bahaha ahubwo barahunika. Isiraheli itangira gusenga ibigirwamana mu buryo bikomeye. Isiraheli igwa mu mutego wa politike ikora ibyangwa n'Uwiteka ku rwego rukomeye. Isiraheli basenga ibigirwamana ko batabyitumye. Ahabu na Yezebeli we bajya inama ikomeye yo gushyira ku tununga twa Isiraheli utumana duto dusengwa. Maze mu mvugo ishyeshya, hari ukuntu abanyepolitike bagira imvugo zishyeshya cyane. Mu mvugo ishyeshya batereka abantu ibyo barimo kubakorera, bakababwira batari ko nize mpamvu zituma mujya kuzamuka ngo mugiye Yerusalemu gusenga. Burya nta nubwo biri na ngombwa. Burya mwasengera n'aha hafi. Aha bakahashyira imana, kuri kariya gasozi bakabashyira imana. Abisirayeli babatega utumana dutoya turi kutununga, maze ubuyobe buragenda burakura buragwira, burakura buragwira, burakura buragwira. Mu gihe Abisirayeli barondomeraga gutya, mureke dushima Imana ko itagira abantu bayihagarariye. Reka nkubwire, handi Kabuye mwaba 5. Oya, ntabwo muri 5 gusa ahubwo mwaba 100. Oya, ntabwo muri 100 gusa ahubwo mwaba na 300. Ariko reka nkubwire, itsinda rito cyangwa rinini rirahari, ninihari nihishwa n'ibizira bikorerwa mu isi n'uyu munsi bigaragara. Abo bantu nta kasheze bari ku mutwe, ariko ndahamya nashidikanya ko Imana hafite ubwoko bwayo. N'uyu munsi yavuga ati kanaka ndamureba ariko arahari. Haleluya. Kandi burya ntivuga undi, ahubwo nawe nzi neza ko izina ryawe irakureba. Mu gihe rero ubuyobe bwakwiraga kuri uru rwego, hari umuturage bitaga Eliya, umuntu turagitse witishubi hasi yo ngiyo hatari no mu mujyi, witegerezaga ibirimo gukorwa ariko akababazwa nabyo ku rwego rukomeye. Bityo isengesho rye rya buri gihe ryabaga ryuzuyemo amaganya, arimo nihira Imana yibwira ati Mana, ni gute ubwoko wakuje muri Isirayeli amaboko akomeye kuri uru rwego? Ni gute abasingizaga Imana mu myaka 100 ishize, arashize imyaka 100, Abisirayeli batereye icyarimwe bavuga amagambo yo gusingiza, barimo guhimbaza Imana umuremyi wabo, bavuga yuko Imana ariyo bakesha kugwa kw'imvura, bavuga yuko Imana ariyo bakesha kweza, bavuga yuko Imana ariyo bakesha imbaraga, bavuga yuko Imana ariyo bakesha gukomera. Ibi babivuze bamaze kugabana igihugu, bahamya gukomera kw'Imana kubwo kwibuka ibitangaza bari barabonesheje amaso yabo. Imyaka yari ibaye 100. Nuko batangira gushyira ibitekerezo byabo ku mana zitari Imana nyamana, batangira kurondomera cyane. Eliya uko bagenda bajya kure, niko Eliya arushaho kwinginga Imana. Arabwira Imana ati ubu bwoko buzageza he? Nyagasani nyir'ijuru, ni ikihe gihano waha ubu bwoko kugira ngo busobanukirwe ko ari we Mana nyamana? Ubu bwoko buzamenya yuko ari we Mana ikomeye bigenze gute? Isengesho rye igihe cyose rikuzura imbaraga zifuhe ry'umurimo w'Imana. Maze Imana imuha misiyo ikomeye. Ntega amatwi nkubwire, ntega amatwi ndambirwa, ntega amatwi. Uyu munsi uyu nguyu turimo tuvugana, uyu Imana isobanukiwe ibiri mu ntekerezo zawe, isobanukiwe n'urugamba urimo kurwana. Ariko niba ururiho, niba ugize gute, niba ururiho, hari amagambo tuzareba ninjya gusoza hariya mu byahishuwe. Ni amagambo 2 dusoma buri munsi, dusoma kenshi, dusubiramo kenshi, ngo uwezwa nagumye yezwe, uwanduye agumye agira gute, ukiranirwa agumye agira gute, ariko n'umukiranutsi agumye agira gute. Ni amagambo 4 ahuriye mu kintu kimwe. Imana nimpa umwanya tuzabireba. Nuko Imana yitegereza umutima wa Eliya, maze imuha misiyo ikomeye. Mu nkundire duhure mu gitabo cy'urwambere rw'Abami igice cya 17, maze turebe icyo Eliya yakoze. Nuko muri uwo mubabaro umeze utyo, bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuke b'i Galeyade, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzagira gute, nzabitegekera. Eliya Imana imuha misiyo, ahaguruka mu butware bukomeye, ahaguruka mu mbaraga zisumba byose,
aragenda yitegereza Ahabu. Reka nkubwire, ntega amatwi, ntabwo Eliya agiye kujya kwa Ahabu yavunyishije, ntabwo yigeze asaba audience ibwami. Eliya yari asanzwe aziranye na Ahabu, ntabwo aribwo butumwa bwa mbere yari amuhaye. Eliya yari asanzwe hari ubutumwa yahaye Ahabu mu gihe Ahabu yatwaraga uruzabibu rw'abandi. Bivuga ngo Ahabu yari azi neza Eliya uwo ari we. Icyatangaje rero, abarinzi b'ibwami bagiye kubona babona Eliya aratanyije, aca ku ba mbere, aca ku ba kabiri, aca ku ba gatatu. Umwami agiye kubona aho yicaye ku murere, abona Eliya nguwo, aramubwira ati umva nkubwira Ahabu, umva tega amatwi nkubwire, ndakubwira mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose ko nta mvura izongera kugaragara, nta n'ikime kizatonda kugeza igihe nzabikubwirira. Iyi mission Eliya yayikoze mu kanya gato. Agisoza kuvuga aya magambo, Eliya yahise crossinga asohoka ibwami. Uko bamubonye yinjira niko bamubonye asohoka. Eliya umugaragu w'Imana barigendeye, ariko ubutumwa buba bwatambutse. Witegure kandi wirinde, iyi nzara iteye sibwo bahaha, ahubwo barahunika. Igihe Eliya yahabwaga ubu butumwa, Eliya yabuhawe igihugu cya Isiraheli gitoshye. Eliya yahawe ubutumwa, udusozi n'imisozi turiho ibyatsi bigaragaza indabyo zisa neza cyane. Inyandiko zera zitubwira ko Eliya atigeze abona n'ikimeze nk'akamenyetso gatoya kamwereka ko imvura itazagwa mu gihe Imana yamubwiye. Ariko kuko Eliya yari afite communication, yari afite itumanaho n'Imana rikora neza, Eliya yiringiye ijambo ry'Uwiteka, arivuga mu mbaraga zikomeye kandi zishobora byose. Arasohoka, umwaka wa mbere urashira, ariko imvura iba ntiragwa. Ariko kuko wari umwaka umwe abantu bari bakibasha kurya no kunywa, arasohoka. Umwaka wa kabiri ukubisemo, ariko mu mwaka wa kabiri ibintu bitangira kudogera, inzara yahereye mu batoya. Uyu munsi baramutse bafunze imihanda yinjira mu mujyi wa Kigali, bagashyira bariyeri kuri Nyabarongo hariya mu Bugesera munsi ya Gahanga, bagashyira bariyeri hano ku giti cy'inyoni, ariko bakanafungira Ishyorongi. Iwawe mu rugo hatera inzara hashize iminsi ingahe? Mwiriwe se, mwiriwe. Oya ni munsubize, n'uwatera umwaka ntiyawutera isaha. Mbese mwiriwe Yesu ashimwe. Uyu munsi baramutse bafunze imodoka zizana ibyo kurya mu mujyi wa Kigali, wahaza urugo rwawe mu gihe cy'imyaka ingahe? Rahira ko amara iki cyumweru utaratabaza. Ubu cyashira ko turimo abagura ikiro benshi n'amanusu n'amarobo. Umwaka urashira bagihanyanyaza. Mu mwaka wa kabiri inzara bitangiye kuva mu baciriritse, itangira kwinjira no mu bakomeye. Inzara ibwami, ikibazo kiravuka. Eliya we yatanze ubutumwa ku murongo wa kabiri w'icyo gice. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekeza iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi y'ako kagezi, kandi ntegetse ibikona kujya bikugira gute? Reka dushime Imana umuremyi wacu yuko no mu gihe ibintu byakomeye Imana itabura kugaragara. Erega no muri Covid umuntu atarenga intambwe z'ubuso bw'inzu ye, Imana yaratugaburiye ntitwapfuye. Erega no mu ntambara muri bya bihe bigoranye utakibuka wowe harya byabayeho, ariko Imana yagaragaje ko ari Imana. Imana imwohereje ku kagezi ka Kereti. Umurongo wa 5, nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi ka Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye n'uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo. Kubera turimo tubyiga biri ku bandi, hari ukuntu turimo tubyumva bikazana inyoroshyo mu bitekerezo. Ari wowe ubaye umwami, umwaka ugashira nta mvura iragwa, umwaka ukaba wa kabiri, umwaka ukaba wa gatatu, wumva wabuyoboye abantu bameze gute?
Ahabu yakoresheje imbaraga zishoboka zose ngo ashake Eliya, nyamara kandi uko yagakorosinze aviwe, Imana yahise imwohereza ku kagezi ka Kereti yiryamira aho ngaho. Reka no kwirukanka cyane kuri Eliya. Ni kangahe ujya wigisha ubwenge bwawe kumva ijwi ry'Imana ku buryo communication yawe nayo yamera neza, yakubwira ngo va hano ukumva ari va hano nyine, kandi yakubwira ngo guma ha ukumva ari guma hangaha nyine. Iyo communication tubwizanyije ukuri irahari ko mutansubiza? Irahari ku buryo Imana ishobora kukubwira iti haguruka, ugahaguruka nta mibare nk'uko Aburahamu yabigenje. Nuko Ahabu yandikisha inzandiko, atangira gutuma ku bami bamukikije, arababwira ati hari umugabo witwa Eliya, uwo nubwo ari umwisirayeli ariko n'umwanzi wanjye. Dore abantu babuze ibyo kurya kubera Eliya, dore amatungo afite ibibazo kubera Eliya, dore ibibazo biraha ngaha kubera Eliya. Inzandiko ziratangwa zo gushaka umuntu bita Eliya. Eliya baramushaka, munsi wa mbere urashira barashaka, umwaka urashira barashaka, ariko Eliya baramubura kubera ko yari yashyizwe mu bwihisho n'ishobora byose. Yari bizi neza ko intekerezo za Ahabu zitazatekereza kuri aka kagezi. Uko imyaka yagiye igashira, niko n'ibwami byatangiye kudogera. Inama z'abagaba b'ingabo zitangira guterana. Aha bakibaza ati ubu ko indogobe n'ingamiya byamaze kuba imiguta cyangwa imigata, ko izi ndogobe zitabasha kwirukankana abantu igihe igihugu cyaba gitewe, ubu turamutse tugize ikibazo Israel igaterwa harwana bande ingamiya n'indogobe bishonje kuri uru rwego. Nuko ahamagara Obadiya, ubwo tugeze mu gice cya 18, ahamagara Obadiya, haramubwira tumva Obadiya, ugenda uzunguruke mugabagabana igihugu, mugenda mushakisha ahantu haba hari akagezi ku buryo habasha kuva ibyo kurya by'izi nyamaswa n'aya matungo dufite hano. 18 umurongo wa mbere. Nuko hashize iminsi myinshi, ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya, ubwo wari umwaka wa 3, inzara iteye riti, genda wiyereka Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Ubwo Ahabu hamagara Obadiya umunyarugo we, Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane. Inama irateranye, ahamagaye Obadiya n'abandi basirikare, tubigenze dute? Mbese dukora iki? Obadiya araje bajya inama, bagabagabanya igihugu. Eliya aca mu gice kimwe, Obadiya nawe aca mu kindi, ariko buri umwe wese afite abari iruhande rwe bamurinze. Nuko mu gihe bagendaga, ijambo ry'Uwiteka rivane Eliya iyo yarari, maze Eliya azanwa guhura na Obadiya. Obadiya agiye kubona, abona nguriya Eliya aramureba mu maso ye, aramwitegereza, aramuganiriza, aramubwira ati niko se Eliya we, ubu ni wowe uraha? Eliya aramubwira ati genda ubwire shobuja kumbonye hanga. Obadiya ati nkurahiye Uwiteka Imana iyo usenga nanjye niyo nsenga, ntabwo nahinguka imbere ya Ahabu ngo mubwire ngo ndakubonye kandi sinkujyanye. Iryo kosa ntabwo narikora. Agufitiye uburakari bwo ku rwego rukomeye, ntabwo namukira, ntabwo namubwira ngo ndakubonye. Mbese Eliya we, ubu ko ngiye kugenda nkabwira umwami ngo ndakubonye, kandi nagaruka ngasanga umwuka kujyanya ahandi, utekereza ko Ahabu namukizwa niyahe? Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu ko ndi hano ntaho njya, nifuza guhura nawe. Kubisoma biroroha, iyo tubisoma tugenda wumva ari inkuru nk'izindi, ariko burya ntago byari ibyoroshye. Obadiya aragenda abwira umwami ati ndamubonye. Undi atumubonye ati mubonye hanaha. Nuko ku murongo wa 17, ku murongo wa 17 Eliya arazamutse rero agiye guhura na Ahabu. Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbese ni wowe n'umuruho wateje Israel? Ubu ni wowe amaso yanjye arimo kureba? Mfata aya magambo, nigeze kubona aho abayobozi baterwa ubwoba n'ibyo barimo kumva, umuntu agasubiza ibibazo bihabanye cyane n'ibyo bamubajije. Ndetse ntabwo ari gena bibonye gusa, ubanza ama TikTok yanyu nayo yarakoze akazi nk'akiyanjye.
nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze kujya mu nshe z'uburengerazuba, abaza meya w'uburengerazuba, umuturage yaratunguranye abaza perezida wa repubulika ikibazo kigendanye n'inkuba. We avuga ko ngo inkuba zari zibamereye nabi, zirimo kubakubitira abantu n'amatungo gurira muri Rutsiro. Perezida wa repubulika nawe ahamagara meya meya abaraha batarahari, ati tubwire ikibazo cy'uyu muturage n'inkuba zibakubitira abantu n'amatungo urakigenza ute? Banza nakugoye kabureka mpame hamwe nubwo nzi ko bitoroshye. Nuko meya arahaguruka atanga igisubizo giteye ubwoba, baramubwira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika twakajije amarondo ku rwego rukomeye. Reka ngarukira ahangaha, ahari ntaza kugira uwo nkomeretsa uri mu rwego rwo arirwo rwose, ariko ndababwira ibyabayeho kandi by'amateka. Ntabwo ari uwo gusa. Munsi umwe nanone umuyobozi yari muri Kamonyi, umuturage nanone arahaguruka, buri abaturage bivugira ibyabo. Iyo mibare yanyu yo muri politike ntayo barimo, ibyo mubamo by'imibare ntibabirimo. Icyo areba nagira ikibazo arabaza ati nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu ko tudafite amazi kandi duturanye n'iyi Nyabarongo perezida wa repubulika ati meya yabaraha batarahari, mukora iki kugira ngo iyi Nyabarongo izabemo amazi y'urubogobogo yafasha abo baturage? Meya arahaguruka ati nyakubahwa perezida wa repubulika, ndabasezeranira ko muzagaruka hano iyi Nyabarongo yarabaye urubogobogo. Subira muri cya gice cya 18 umurongo wa 17, unkundire dusome amagambo arimo. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbese ni wowe n'umuruho wateje Israheli? Nabwo nzi neza ko aya magambo Ahabu yayavuze muri sanse y'umunezero, avuga ati ariko Eliya we, buri urabona ibintu wakoreye Israheli kugeza ubwo twirwa twiruka nka dushaka n'ubwatsi bw'amatungo. Umwami ari mubwiranye igikarwe n'ijisho rityaye, ntabwo turareba wowe urabona umuruho wateje iki gihugu, wowe ni wowe ndimo ndeba mu maso yanjye, ni wowe turimo turebana. Uba maso yanjye ni wowe arimo kureba nuko twirwa twirukanka, ni wowe. Nawe aramusubiza ati erega sijye bateye Israheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Baali. Mwiriwe Yesu ashimwe. Awi urareba ikibazo wateye nawe ukavuga ngo nta nubwo yavuze we wenyine n'ibyo yakoze, ahubwo yavuze ngo niwe nande. Hari ubwo yari avuze bangahe? Umwana na se. Bana b'Imana, witegure iyi nzara iteye sibwo bahaha, ahubwo bagira gute? Ahubwo barahunika. Urugamba ruba ruratangiye, ariko gabanya ubwoba. Niba urimo kururwana uri kumwe n'Umukiza, nta nubwo uzarutsinda rwakubijije icyuya, uzarutsinda kuko Imana ni umuneshi. Nuko Eliya atangira gutanga amabwiriza. Ntabwo ntuze kumbaza ngo umwami yahise ajya he, ariko mezire uko Bibiliya bitwereka, mezire zatangiye gutangwa na Eliya. Buriya hari ukuntu turi abantu bakomeye mu Mana, uretse ko tutabifiringa ngo tubyumve, ntabwo tubikurura mu bwenge bwacu ngo twumve kuba abambasaderi b'Imana icyo bivuze imbere yayo n'imbere yacu. Maze Eliya atangira gutanga amabwiriza, aravuga atumva rero, umva Ahabu, niba ushaka kumenya umuruho wateje Israheli, ugende ushaka imfizi ebyiri. Ubwo atangiye gutanga amabwiriza, uteranya Abisirayeli bose, ejo tuzahurire ku musozi Karumeli. Ahangaha hazagaragara Imana nyamani yariyo, hazagaragara uwateje Israheli ikibazo ari we. Uteranya abahanuzi ba Baali, uteranya abo bantu bose, maze ejo tuzahurire ku musozi Karumeli. Uyu musozi Karumeli wari ufite amateka akomeye kandi yari amaze imyaka myinshi.
mwanditsi yanditse amagambo akomeye muri iki gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri page ya 64 ku isubi ya 2. Aravuga ngo ubutumwa Imana yatumye kuri Ahabu bwahaye Yezebeli n'abatambyi be ndetse n'abandi bayoboke ba Bali na Ashtaroti amahirwe yo kugenzura ububasha bw'ibigirwamana byabo, ndetse byaba bishoboka bakagerageza uburyo amagambo ya Eliya atari ukuri. Mu gihe cy'imyaka 3 n'igice ibi bigirwamana byatuwe amaturo atagira ukuntu angana. Uko imyaka yashiraga imvura itagwa niko bibwiraga hari yuko ibi bigirwamana byagaye amaturo yatanzwe na duke duhari bakabizanira bakabitura, ariko kuko bifite amaguru ntibigende imvura ntiyaguye, kuko bifite amaso ntibibone imvura ntiyaguye. Umwanditsi avuga ko ngo yabaye amahirwe akomeye. Reka mbabwire umuntu wese ku rwego rwe ku myaka ye Imana imuha umuburo ukwiye ikigero arimo. Ugiye kumbwira ko abakomeye batayibona se? Aha. Musi umwe twari turi mu kazi bisanzwe, nuko umugabo asaba audience aho nakoraga. Ndababwira ibyuko umuntu wese abona umuburo, namwe umuburo murawubona. Asaba audience umunsi wa mbere ntibayimuha, ashaka wari umukoresha wacu mukuru nk'amezi 2 yaramubuze. Yazaga n'akabaga ke yasengeraga Inyamirambo. Ndababwira uko umuburo utambuka. Nuko umugabo abonye umusaza yaramujujubije, tanga uburenganzira ngo reception izamurekure babonane. Nuko araza arinjira, nizi nyandiko tugendana rimwe na rimwe abantu bakavuga ko turi abarwayi cyangwa tudatekereza. Atangira kumusomera ibihamya yari afite uburyo afite inganda zikora ibintu ariko itorero ritemera. Nuko amusomera ibihamya, aramwereka uburyo atakagombye kuba afite uruganda rukora ibyo ngibyo. Aramusomera Bibiliya, aramusomera ibihamya, aramusomera nyine yama bya biganza tumanika, ntuzanywe itabi, ntuzanywe inzoga, ntuzabicuruza, ntuzi ko tubirahirira igihe tugiye kubatizwa se. Nuko undi aramwitegereza, abona ibihamya arimo kumubwira ntari bubivuguruze, kandi kubw'inyungu akura muri ibyo bintu ntiyiteguye kubireka. Muko mu mayeri menshi yinjira mu cyumba cyari gifatanye na biro ye, afungura coffre-fort, avanamo amafaranga tutamenye umubare ariko atari na makeya. Mafaranga atari na mani, mvuga amafaranga ntugire ngo nutuduke tujya muri uyu mufuko uyu nguyu. Mafaranga kubita muri envelope iremereye rwose, aramuhereza ati maze mugende mwishyirira abana ishuri mugure n'umuceri. Saza amafaranga arayajyana, ubutumwa yabuvuze, maze undi mu mayeri menshi aramubwira ati maze ureke tuzasubira ikindi gihe usanze nihuta. Yari afite amatsiko yo kumenya iyi sakoshi y'ibitabo biza muri uru ruganda buri munsi, uyu mugabo aranshakira iki koko. Abayumvise icyerekezo, amukubisa amafaranga nk'umuhumya amaso, arigendeye bahana gahunda yo kuwa 2 w'igitaha. Umusaza rero nawe yabaye ruhato, kuwa 2 w'igikurikiyeho nawe bayahageze, atonda kuri reception nk'uko n'ubundi yari yatonze. Tega amatwi ntimuze kurangara. Atonda kuri reception, baramwakira, basaba audience bukuru, bati nimumwohereze. Nuko umugabo yongera kwinjira na yasakoshi inshuro nyinshi. Bene aba bantu ntibaba ari n'abakire ku maso, nibyo? Burya ku maso ntibaba ari abakire. Ntabwo ari uhinguka ngo ubone inkweto yirabagirana, ntabwo ari uhinguka ngo ubone kontaki agenda zizunguza. Nuko barinjiye, abanyuzeho bamwitegereza, ubaka gasaza kaganira iki na boss. Nuko ageze imbere ya wa mugabo, amurebana ijisho ry'igitsure gikomeye, nk'urimo kumukanga ngo atongera kumusomera ibintu nk'ibyo yamusomeye uwo munsi. Arati uragarutse nanone? Undi ati ndagarutse. None se ubwo umusaza, none se ubwo muri amahoro? Undi ati cyane, ariko mfite umwanya muke.
umusaza ati nubwo ufite muke nanjye ndakuganiriza bike. Yari yaje nka gatumwa. Umugabo abonye atari bwigobotore, yahise amushyira mu kimeze nk'umutego ukomeye. Aramaze ati harya ariko mbwira, twa dufaranga naguhaye uratunzaniye? Undi ati urati bose tugize ngo ngwiki, twa dufaranga wabutunzaniye? Undi ati none se baratungurije? Ati nyine mbwira niba udufite turi muri yo sakoshi ngo utumbe. Undi atoya ari amafaranga wampaye, ubwo ari gagiye gutangira gutanga ubusobanuro bw'uko yakoresheje. Ati urumva hamwe nayo yishyuriye mbana shuri naringize umugisha rwose. Atangira kuvuga nayo batamubajije kubera ikibazo cy'uko abitse umutungo w'abandi. Nuko umugabo aramwitegereza aramubwira ati maze rero amafaranga tuvanye muri ibi akemura bene ibyo bibazo nk'ibyo nawe wakemuye. Mu yandi magambo yaramubwiye ngo uko wari yari amafaranga ntuzangarukire mu biro. Nibyo iyo message murayumvise, ariko buriya amafaranga tuvana aha nta kindi tuyakoresha. Mwavamo amatura, ndavamo minerivare z'abana, ndagura umuceri nkuko nawe wawuguze. Ariko se ikibazo kibazwa, ubutumwa bwari bwatambutse? Suba munteza amatwi, bwari bwatambutse. Ahabu na Yezebeli n'abagirwa bibigirwa mana byabo babonye amahirwe mu gihe cy'imyaka 3 n'igice cyo gusobanukirwa nta yindi nyandiko basomye yuko ibyo bigirwa mana byabo bitari imana. Uko barushagaho kubitura niko byarushagaho kutabaho umusaruro w'ibyo bayisabaga byitwa imvura. Nuko Abisirayeli barazindutse kare bahuriye ku musozi Karumeli. Mfite agatabo hano gato k'ibyaduka byo minsi y'imperuka. Aka gatabo twagakoresheje imyaka myinshi cyane tutari twabona agatabo kibibaho. Ubu turadukoresha twombi, ariko ngiye kwifashisha aka kitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ndi kuri page ya 217, ariko igihamya ngiye kubasomera page ya 217. Reka mbasomera amagambo make cyane y'imbuzi ahari. 217. Hashobora kubaho amatsinda abiri gusa, buri tsinda rifite ikimenyetso kiriranga, cyaba ikimenyetso cy'Imana ihoraho cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se ikigishushanyo cyayo. Isi yose ya gikristo izaba irebwa n'intambara ikomeye iri hagati yo kwizera no kutizera. Ibi tuzafata umwanya wabyo. Abisiraheli bari bageze aho buri wese akwiye gushyiraho kashe ye ngo ahamye uruhande agize gute aherereyemo. Kandi nk'uko inyandiko zera zibivuga, ntega amatwi indambirwa ngiye gusoza. Isi y'uyu munsi turimo iraho abantu bagiye guhamya mu buryo budasubirwaho ko bemera Imana ihoraho, bagashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ntekerezo zabo. Ntega amatwi ntugende. Bagashyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ntekerezo zabo ku buryo bavuga bati ntugupfa se, umwami yarazutse natwe tuzazuka, ntabwo duteye ubwoba n'urugupfa. Kandi ku rundi ruhande abantu bazaba barimo bashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu bitekerezo byabo, bashobora kurekura kwizera kwabo n'inkoni zitari zaza kuko batimenyereje kubana n'Imana. Nuko mu gitondo cya kare bahura ku musozi Karumeli. Abisirayeli bari bafite amatsiko akomeye. Inyandiko zera zivuga ko ngo aba batambyi b'ibigirwamana baje bambaye amakanzu meza cyane y'akataraboneka, amakanzu meza kandi mashyashya. Numwanya Yezebeli yarabonye wo kugaragaza Imana akorera n'abagirwa b'ibigirwamana. Ngo Ahabu yatambutse mu mwambaro wa cyami anejejwe cyane no kubona ibimeze nk'uwo mutambagiro. Abantu bose bari barimo bareba, ndetse na rubanda yaratambuka. Unkundire mu buryo bw'ibitekerezo byawe duse nk'abahuriye kuri uyu musozi wa Karumeli turebe ibyahabaye. Abantu bose bari bafite amatsiko y'ibiri bobe, ndetse n'abahitavuga ko uburakari Satani yavanye ku musozi wa Karumeli
azabwitura bazaba bahagaze mu ruhande rw'Imana mu minsi ye, ngo agashungo n'agashinyaguro yahuye nako ku bwa Eliya aracyabibitse na bugingo n'ubu. Nuko iyo nyandiko ivuga. Eliya atanga amabwiriza ati muzane imfizi ebyiri, barazizanye, ngaho ni musenge muhamagare Bali maze imanura imvura kugira ngo abaraha bamenye yuko Bali ikomeye. Urugamba ruratangiye, baratangiye batemaguye imfizi yabo bashyize hariya, baratangiye bashyize hariya, maze baratangiye barasenze. Abagabo basenga nta bunebwe, abagabo basenga nta bwoba, batangira bahamagara Bali. Aba bantu bari abantu 850, urumva atari iteraniro rinini, maze barayihamagara kandi bayihamagara bashishikaye, barayihamagara kandi bayihamagara n'imbaraga, bati Bali tugirire neza utwumvire. Ahari ntekereza ko bavuga bati nawe urabona ko tugeramiwe. Uko amasaha y'icuma ni kwijwi rizamuka, uko amasaha y'icuma ni kwijwi rizamuka. Bali baramuhamagara, amasaha aragenda. Bali baramuhamagara, icyuya kirabarenga. Bali baramuhamagara ntiyagira icyo akoma, masaha aragenda, bibaye saa 6. Bali baramuhamagara, ibintu birakomera, bibaye saa 7. Bali baramuhamagara, ibintu bingoberane, bibaye saa 8. Baravuga batubanza wasinzire, batangira kwikebagura ngo bereke Bali yuko bamerewe nabi. Barikeba, amaraso ava ku mibiri yabo aratemba, ariko Bali ntiyakoma. Uko amasaha yagenda gashira, ntega amatwi nturangare, uko amasaha yagenda gashira, iminota ishira, niko icyizere cyarushagaho kugenda kiyoyoka. Ariko ku rundi ruhande Abisirayeli batarabagirwa bibigirwamana bari baraha, niko icyizere ku Mana cyari gitangiye gusa nkaho akambi karimo kurasa kazamuka. Fati Bali tumvise saa 4 ntiyumve saa 5 ntiyumve na saa 7, iyi Bali buryo banzitana baho, buryo Bali ntabwibaho. Icyizere gitangiye, ubwenge bwabo butangira kwibuka iby'amasezerano Imana yabagiriye kera, bitangira kugenda bizamuka. Maze bigeze saa 9 rero avuga ati maze rero iyo mwasenze arabaye, nimureke nanjye nsenga Imana yo mu ijuru. Ngaho nimurekera aho ngaho, nanjye nimureke nsenge. Eliya arakugendeye, yitegereje igicaniro cyari kimaze imyaka 1000 kuri uwo musozi cyarasenyutse kubw'ingoma ya Ahabu. Cyari cyarasenyutse, amabuye agenda agwa hirya no hino yakomotse kuri iki gicaniro. Ibyo yarabire, maze aya mabuye bari barubakishije iki gicaniro ni ya mabuye basekuruza bari baratoye muri Yorodani igihe bambukaga Yorodani baza muri Kanani bafite isanduku. Ayo mabuye bavanye aho hasi nk'urwibutso, yubakishijwe igicaniro cy'Uwiteka cyatambirwagaho imibavu kuri uwo musozi. Aya mabuye yari rimwe rigwa hari, irindi rigwa hariya. Maze Eliya atambuka bamureba, uko atera intambwe bakamukurikiza amaso, atora rimwe muri ya mabuye, araza ashinze fondasiyo, arongera atoye hirya araje ashinga fondasiyo, araje atoye irindi hirya araje ashinze fondasiyo. Ayabona yose uko ari 12, maze igicaniro arakizamura. Amaze kucyubaka no guterereza, bamuzanira ya mfizi. Imfizi ayitemagura mu izina ry'Imana ishobora byose nta bwoba, maze apfukama mu nteruro ngufi cyane ati Uwiteka, kugira ngo abaraha bamenye yuko ari we Mana nyamana. Reka mbabwire Imana dusenga ni Imana ikomeye. Birashoboka yuko hari ibigeragezo byakuvana kuri yo. Uburwayi bwaraje, utakambira Imana z'abanyamahanga, ariko n'ubundi ntibwava iwawe. Ingorane zaraje, ibihombo byaraje, uvana amaso ku Mana, ariko n'ubundi ntiwagira icyo utora. Maze Eliya arasenga, ariko mu gusenga Abisirayeli bose amaso bari bayahanze we. Reka nkubwire amagambo nasomye akomeye. Igihe Eliya yari arimo gutemagurira mfizi kandi ayishyira hariya, tega amatwi, ngo Satani yatangiye kongorera bari ati buriya kiriya gicaniro nta kuntu cyaba kitarimo umwambi wana mwishinge biriya murero uvuye mu ijuru. Ngo buri gikorwa cyose yakoraga bagikurikiranaga amakenga. Ariko noneho kubera ko ihererekanya makuru rye n'Imana ryari ririmo rikora neza muri uwo mwanya, ibiri mu mitima y'abantu bari barahweri yabibonye kera ati ngaho nimuvome. Maze nabo bavomana gahimano. Ikintu buri munsi nibaza kikambere inshobera amahanga, aya mazi ko yari imaze imyaka 3 n'igice yarabuze, aya mazi aba bantu bayashatse mu gihe kingana iki hehe? Ariko ngo barayahize, baraza barasuka, uruhavu ruruzura, bayasukiye agashungu. Bati nayo twari kunywa mushireho, nayo za ndogobe zari kunywa mushireho, nayo mushireho.
uruhavu rurarengerwa, inki zirarengerwa, igitambo kirarengerwa, bati ngaho mumureke senge, ngaho nagerageze turebe. Ariko reka mbabwire, ntabwo Imana ikirisha ubwinshi. Igihe rero yasengaga, yarasenze mu ijwi riranguruye, yaravuga ati Uwiteka Imana yo mu ijuru, maze kugira ngo abaraha bamenye yuko ari we Mana nyamana, kandi kugira ngo Abisirayeli bamenye yuko ari we Mana yabavanye muri igihugu cya Egiputa, ngaho igaragaze umuriro umanuka mu ijuru bawureba, ukubita cya gicaniro, ukubita y'amazi, ukubita zawo, ibintu byose birakongoka. Abisirayeli mu mutima ushize hamwe kandi ushize hejuru barasakuza ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Abantu baraho bahimbaza izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ubugorozi buba burabonetse muri Isiraheli, kandi bana b'Imana bizera bikabuye. Reka mbabwire muri uyu mugoroba yuko iyi nzara iteye sibwo bahaha, ahubwo umunyabwenge yihutira guhunika ibizamutunga mu minsi mibi. Uyu munsi turavuga ubugorozi bwabaye muri Isiraheli. Ndakwinginga kugira ngo winginge Imana iguhe ubugorozi bwo mu bugingo bwawe, kugira ngo ubwo Eliya yagaragaje ko Uwiteka ari we Mana kandi bakabihamya, uyu munsi Imana ikwiye kugira umuntu ikabuye umeze nka Eliya, uvuga ati nubwo ibintu bikomeye ari kuri Imana nyamana ndabihamya ko hari. Reka imbaraga z'Imana zigaragare muri uyu mugoroba. Reka kugira neza ko Imana kugaragare muri uyu mugoroba, maze impanda y'Imana ivuze none cyangwa ejo izasange hani wacu ikabuye. Dufite abizera bashikamye ku masezerano y'Umukiza. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ndashoje. Uraharura umushyitsi, uri umwizera wasubiye inyuma se, ngaho ngwino ngusabira umugisha. Niba uri mu iteraniro gira utya, niba uri mu iteraniro gira gutya, wankundira se ugatambuka ukaza tukagusabira umugisha. Nawe hamya udashidikanya ko Uwiteka ari we Mana nyamana. Reka nkubwire, Yesu yavuze amagambo akomeye, avuga ibyo abamuhamiriza imbere y'abantu, maze mu mvugo yahuranyije kandi ikomeye avuga ko natwe azaduhamiriza imbere ya Data n'abande n'abamarayika. Haleluya! Mbese Imana ni nziza, Imana ibaha umugisha. Maze rero muvandimwe nkubwiye, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana, kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje aramuriya. Ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi i Kabuye, kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho, muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abantu mu butumire, baze dusangira aya mahirwe.